yera ye ntabwo badufite twasinziyera dore Imana ntabwo badufite yavuganye nawe niyo kwizerwa biravuga bikaba yategeka biga ntabwo badufite twasinziye Bashura aramwaye ntabwo badufite twasinziyera ni Imana y'imbaraga ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera yavuganye n'umusozi wari imbere ya Zorobabeli irabwira ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye wowe umurikiranye mwibutse ikintu Imana yavuze no kugikora izagikora abantu babyemera batabyemera bakurwanya batakurwanya bavuga batavuga wowe umurikiranye ku Impuhwe z'Imana TV ijambo Imana yavuganye nawe mama ijambo Imana yavuganye nawe papa ijambo yavuganye nawe mukobwa ntabwo riri ryonyine ahubwo hari n'ingabo z'ijuru zishinzwe kuririnda kandi mbibutse ijambo Imana yavuze ntabwo rirogwa mwiriwe neza abategereje ijambo ry'Imana ku Impuhwe TV turabashuje mu izina rya Yesu muherereye aho ari hose twongeye kugaruka tuzanye ubutumwa bwiza bw'Imana kugira ngo tubusangize abari mu Rwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bari ku mugabane wa Aziya muri Amerika hose turabashuje mu izina rya Yesu abanyarwanda muri rusange abadiaspora aho muherereye hose turabashuje amahoro y'Imana nabane namwe uyu munsi rero turaganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 33 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3 turasoreza muri Zaburi y'125 umurongo wa 1 n'uwa 2 ijambo riravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya bwa kabiri agikindiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti uko niko Uwiteka avuga ari ugira icyo akora ari ugikirema akagikomeza Uwiteka niryo zina rye aravuze ngo nabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya Zaburi 125 umurongo wa 1 n'uwa 2 aravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamya iteka ryose nk'uko imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka gose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose amen. Iri ni ryo jambo Imana yashyize ku mutima wanjye tugiye kuganiraho hanyuma by'umwihariko ndumva ngiye kuganira n'abantu bavuganye n'Imana. Imana ibwiye Yeremiya ngo iki mu bice 33 iravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya bwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti uku niko Uwiteka avuga ari ugira icyo akora ari ukirema akagikomeza jambo riravuze ngo Uwiteka niryo zina rye aravuze ngo nabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya hanyuma ibi ndabirenze ngiye guhera bwa mbere imuhamagara yamuhamagariye hehe ni mu gice cya mbere ku murongo wa 4 yaramuhamagaye ngo Yeremiya arayitaba hanyuma amaze kuyitaba iramubwira ngo Yeremiya nakumenye ntarakurema ndangije ndakweza ngushyiraho ku umuhanuzi uhanurira amahanga uyu Yeremiya Imana ivuganye nawe agera mu gihe cyo kwiheba no kwiganyira agera mu gihe cyo gucika intege Imana igaruka bwa kabiri irongera iramuhamagara ku murongo wa 11 Yeremiya arayitaba iramubaza ngo mbe Yeremiya uruzi iki Yeremiya arayingira ngo nduzi ngo niyo umurinzi iramubwira ngo waroye neza uko nindi jambo ryanjye reka mubwire wowe ungurikiranye ijambo Imana yavuze iraririnda ntiririnda gusa Dawidi yaravuze ngo iririnda ibihe n'ibihe hanyuma ikaririndana n'umuntu yaribwiye ndagira ngo wowe umurikiranye mwibutse ikintu Imana yavuze no kugikora izagikora abantu babyemera batabyemera bakurwanya batakurwanya bavuga batavuga wowe umurikiranye ku Impuhwe z'Imana TV
ijambo Imana yavuganye nawe mama, ijambo Imana yavuganye nawe papa, ijambo yavuganye nawe mukobwa ntago riri ryonyine, ahubwo hari n'ingabo z'ijuru zishinzwe kuririnda. Kandi mbibutse ijambo Imana yavuze ntago rirogwa, ntago rirwanywa, ririhariye. Iyo Imana ivuze haleluya ikurikirana n'ikintu ivuze. Izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Wavuganye nawe uri mu Rwanda, wavuganye nawe uri i Burayi, yavuganye nawe uri mu buryo butandukanye, mu bihugu bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo Imana yavuze ntabwo riri ryonyine, hari n'ingabo z'ijuru zishinzwe kuririnda. Mbibutse Dr. Luka we yaravuze ngo ijambo Imana yavuze ngo kugira ngo have inyuguti nini ngo isi n'ijuru byakurwaho, bivuze ngo icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Abantu batabyemera izabikora, abantu batabyemera izabikora, bari mu magambo yabo izabikora, bari mu kagambane izakora. Biraravuze ngo biremwe nonaha, ntabwo ari ibya kera. Hari ibintu Imana iremye wowe nkurikiranye, hari ibintu Imana igiye gukora, igiye kubikora ku rubyaro rwawe, igiye kubikora kuri abo bana, igiye kubikora mu kazi kawe. Abantu bakwifurizaga inabi, ntabwo ariko bibaye. Ijambo ryaravuze ngo imigambi yabo ntabwo izahama kandi erarasirebo, kandi ntabwo izasohora. Ndagira ngo mubwire ngo ibyo Imana yagambiriye kuri wowe no kubikora izabikora. Shimwe Yesu, shimwe Gitare, shimwe papa mwiza. Haleluya. Uyu Yeremiya wavuganye n'Imana aza kugera mu gihe umwami Pashuri ngo yamufataga. Birava ngo aragenda akubita Pashuri ngo aramubabaza ni mu bice 20. Birava ngo agera mu rwego amushyira no mu mbago. Imbago Bibiliya ivuga ni twa duti bakanda mu ntoki. Reka nkubwire Pashuri wawe yarari magukanda, yakandaga umuryango wawe, amahembe yarawumereye nabi, uburwayi bwari buguhejeje aho. Ariko yereye nonaha hari Imana igiye gukora, ariko yereye nonaha Imana itanze ubuzima. Uyereye nonaha ngaha hari imigisha ifunguye wowe nkurikiranye kuri Impuhwe z'Imana TV. Haleluya. Shimwa Yesu, shimwa Yesu. Haleluya. Wakandwaga na Pashuri w'uburwayi, wakandwaga na Pashuri w'ubukene, uhereye nonaha yetopene fosa lakota, uhereye nonaha wowe nkurikiranye ku Impuhwe z'Imana TV, akira ubuzima. Pashuri akurekure, akumaranye igihe kinini. Pashuri yatumaga udatera imbere, Pashuri yakurwanyaga, Pashuri yatumaga abana bawe nta bwenge bagira, Pashuri yari yaje guteza cyamunara. Ariko uhereye nonaha akira igitangaza cy'Imana. Uhereye nonaha akira imbaraga zikuvana kuri Pashuri. Uhereye nonaha ku Impuhwe z'Imana TV ndahanurira ubuzima bwawe, ndahanurira ubuzima bwawe, ndahanurira business yawe, ndahanurira haleluya, ndahanurira akazi kawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuvana mu cyiciro wari urimo ndakwinjiza mu kindi cyiciro. Byaravuze ngo haleluya, ntabwo ariko bizahora we baba we. Ndafashijwe, ntabwo badufite twasinzira. Ye ntabwo badufite twasinzira. Dara Imana ntabwo badufite. Yavuganye nawe niyo kwizerwa, biravuga bikaba, yategeka biga. Ntabwo badufite twasinziye. Ye Pashuri aramwaye, ntabwo badufite twasinziyera. Ni Imana y'imbaraga, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Yavuganye n'umusozi wari imbere ya Zorobabeli,
irabwira ngo wa musozi munini we wiyita cy'imbere y'umugaragu wanjye Zorubabeli yavuganye n'ibikeri mu gishanga ivugana n'ibibugu yavuganye n'ibyo ivugane n'ubuzima yavuganye n'ibyo ivugane n'akazi kawe yavuganye n'ibyo ivugane na bizi. Haleluya. Ushime Mana. Nta bwoba dufite twasinziyera. Hago munyumvije. Nta bwoba dufite. Haleluya. Baba we Eliya we nta bwoba dufite twasinzi. Inyama zahenze nta bwoba dufite twa. Haleluya. Ushimwe papa ngo turabashobeye nta bwoba dufite twasenziye. Pashuri ngo aramukanda ntago nzi byagukandaga ibyo ari byo byaba byaragukandiye mu muryango byaba byaragukandiye aho ukorera ariko yereye none ahangaha hari imbaraga Imana yohereje ariko yereye none ahangaha hari imbaraga Imana yohereje ije kukugobotora uwo Pashuri kumaranye igihe kirekire. Bibiliya ivuga iki? Pashuri ngo amare guhaga Yeremiya ijambo riravuga ngo Pashuri aragenda mukingirana mu gikari cy'inzu y'imbohe bivuze ngo ni muri gereza ngo amare kumushyiramo. Pashuri ngo akora inama yo kwica Yeremiya muri iryo joro. Ijuru naryo rihita rikora inama yo gutabara Yeremiya. Akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Ijuru nawe rikwigeho. Ryiga kuri ubwo burwayi, ryiga kuri ubwo bukene, ryiga kuri ubwo bushomeri, ryiga kuri iryo deni, ryiga ku mahembe akuzengereje, ryiga ku mivuduko y'amaraso. Ndaguhanurira wowe aho uherereye aho ariho hose. Birasaba iki? Birasaba ko wizerana nanjye. Biravuze ngo hahirwa umuntu wizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ndagira ngo mvugane na ibyo Imana yavuze no kubikora izabikora. Haleluya. Bibiliya yavuze iki mu ijambo twasomye? Yeremiya ngo amare gukingiranwa mu gikari cy'inzu y'imbohe. Ishimwe Imana. Haleluya. Ijuru muryohereza marayika araza abwira Yeremiya aramubwira ngo ikosa wakoze ni ryo guceceka ntabaza njyewe Uwiteka ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utamenya. Yeremiya ngo amare gutabaza. Ijambo rivuga iki mu bice 40 ku murongo wa 4? Haleluya. Riruruka riramubwira ngo noneho Yeremiya nkubohoye iminyururu yari kuboshye ku mabo. Hanyuma sino kukubohora gusa singusiga muri iyi gereza. Sohoka ngira musohokana imugeza hanze. Iramubwira ngo dore igihugu ngiki imbere yawe. Nushaka ko tujyane i Babuloni uze tugende ariko nutabishaka ujya hakuboneye. Uhereye none aha injira hakuboneye. Aho ushaka gukorera havuga uhature. Aho ushaka ngiye Canada ndabyumvishe. Naho ngaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Zaburi yavuze ngo iki? Y'ijana na 25 havuze ngo abantu biringiye Uwiteka abo bameze mu musozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa ngo ahubwo waruhamye iteka ryose. Ku murongo wa 2 havuze ngo nk'uko imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka gose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Aya magambo yavuzwe n'umugabo bita Dawidi. Yayavugiye mu iteraniro. Abonamo abantu biringiye amafaranga yabo, abonamo abantu biringiye amashuri bize, abonamo abantu biringiye ababyeyi. Dawidi arababwira ngo suko bimeze abantu biringiye Uwiteka. Aravuga ngo abo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyega. Impamvu wanyeganyezwaga nuko ari wiringiye abantu. Impamvu ibigeragezo byaza kugahamagara wiringiye abantu biringiye Uwiteka ntago banyeganyezwa. Aka karagutse muri nge. Abantu biringiye Uwiteka ntibavuza induru, ntago barira, barashikama.
aya magambo harimo abantu bamwumvishe n'abataramwumvishe. Abamwumvishe ni abana ba bene Kora. Baravuze ngo mwene abo bantu biringiye Uwiteka ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu amasoko enitandodra kandi imvura y'umuhindo icyambika imigi. Icyo kigerageza ubona ku murizo wayo hahambiriyeho igisubizo. Dutahe ku murizo wayo hahambiriyeho igisubizo. Narimvuze wo muri icyo kigerageza ubona ku murizo wacyo hahambiriyeho igisubizo. Ndafashe ku muhungu wa gitari. Haleluya. Kandi kizakubwira kuri kumwe n'Imana nuko uzageragezwa. Iyo umuntu yomatanye n'Imana arageragezwa uko byagenda uko ariko kose. Ndafashe papa naje gukurikirana amateka y'iki gikombe cya Baka. Niho ngo ubwoko bw'Imana bwari busigaranye inzira honyine. Reka nanjye nsengeraho. Niho ngo bari basigaranye inzira honyine. Hanyuma ngo bari mu nzira bagenda abanzi ba ngo baca imbere baragenda muri iki gikombe cya Baka babategamo intumbi z'imbeba. Kandi cyari kizira ku bwoko bw'Imana bwarenga intumbi yariyo yose. None abanzi babo bamenye icyo baziririzwa babategamo intumbi z'imbeba. Ndafashijwe nanjye reka manurira imbere y'iyi kamera. Haleluya. Ngo bagende bageremo banyura inzira y'ubusamu. Iyo baciye ni iyihe? Barapfukamye barasenga bahamagara ya yindi itarya, ya yindi idawunikira, ya yindi wari tureberera uko bukeye nuko ngo basenge ihita bitaba hejuru ya cya gikombe cya Baka. Imana ihazana ibicu bitari bihari. Uhereye none ahangaha ukimurikira nawe wizeranye nawe utangire wakira igicu cy'ubutabazi. Utangire wakira amahoro. Utangire wakira ibyo utabona. Wakire message utakira. Winjira aho utinjiraga. Urakoze mwana. Eliya babonye ibi bicu ntago bacitse intege. Barakomeje barasenga. Barimo barasenga biravangwa Imana ititobora amasoko. Aya masoko azanywe n'iki? Aya masoko ngo amare gutoboka bya bicu nabyo bibyara imvura. Amazi ya yamvura n'amazi y'amasoko Bibiliya ivuga iki? Ngo biragenda bihurira muri cya gikombe cya Baka bikoyora za ntumbi z'imbeba. Impamvu warambagizwaga ugapfa bari baraguteza intumbi z'imbeba. Impamvu wakoraga ugahomba zari intumbi z'imbeba. Abakiriya ntibinjiraga. Ariko uhereye none aha Imana itoboye amasoko kandi akamaro k'aya masoko agiye gukoyora intumbi z'imbeba mu izina rya Yesu. Zatuma gutakira. Aya ndafashijwe. Urakoze Mana. Urakoze Yesu. Kuko yehize intumbi z'imbeba zatumaga tuturira indege. Zatumaga tutakira. Zatumaga tudahura n'umugisha. Yebaba we. Urakoze Yesu. Imana itobora amasoko mu maso y'abaguteza izi ntumbi z'imbeba. Imana itobora amasoko ku mugabo washatse. Imana itobora amasoko kuri diplome yawe. Imana itobora amasoko kuri ubwo burwayi. Imana ikoyore. Imana ikoyore. Ikure ibyatuma gutakira. Ikure ibyatuma gutinjira mu mugisha. Uhereye none ahangaha injira mu masezerano. Uhereye none ahangaha injira mu mugisha. Uhereye none ahangaha. Haleluya. Izina ry'Imana rihimbaza. Urakoze Mwana. Urakoze kubikoze. Urakoze Yesu. Urakoze Mwami kudukiza igihugu imbere. Aha tuboneye niho tugiye. Umuntu wese umurikiranye hano ku Muheza Imana TV yakira umugisha, yakira amahoro, yakira ubuzima, yakira guhindurirwa mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvishe. Urakoze kugiye kubikora. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Umugisha w'Imana wabeho.